Nayicara kugira icyo mvuga ku kintu cyabajijwe ngira ngo ari cyo n'abavuze nyuma ye bahereyeho bavuga ko niba twaratsinze nangwa se hari ukundi byagenze. Icyo kibazo kuko abantu barakibaza, ikibazo abantu barakibaza ari benshi, ariko igiye ku bwanjye uko nkiro ndavuga njye ku giti cyanjye ngubu nta organization nta n'abantu babiri mvugira, ndavuga nka Rutayisire. Iki kibazo jewe iyo abantu bakibaza n'abagerageza kwibaza bakisubiza, ndora ari ibintu igisubizo cyo yakwisubiza cyose cyaterwa n'uko we arora ibintu. Ni ikibazo kiri ideological. Nisobanuye mu bantu batumva ideological icyo nshaka kuvuga ni ukuntu iyo nibaza icyo kibazo nuko ngisubiza mba mvuga mbese ngo twaratsinze nangwa mbavuga twe ni bande, twe bande. Ushobora kuvuga nti ariko twaratsinze nangwa twaratsinze, mbivuga ndavuga nk'abanyarwanda bose nangwa ndavuga nka club ndora ariyo nibara ko ariyo nkomokamo nta kindi association. Ndavuga nibaza nk'umuntu utwara imbere idini iyo ndimo, nkavuga iyo mvuge nti twaratsinze nangwa ni twatsinze, ndavuga nk'idini Catholic, Protestant, Adventist, ndavuga se nk'abayisilamu. Iyo mbaza icyo kibazo ngo twaratsinze nangwa twaratsinze, mba mbaza nk'umututsi n'abatutsi, mvuga abatutsi nangwa se mbabaza nk'abahutu, mvuge nti twaratsinze nangwa ni twatsinze. Niki cyo mvuga iyo mvuga ntikira ideological. Iyo rero ukibaza uvuga uti nk'abanyarwanda twaratsinze nangwa se hari ukundi byagenze twaratsinze, icyo ndumva ari cyo kibazo uko twicaye hano bari dukwiye kwibaza. Ariko twibajije tuvuga duti nkomoka mu bwoko n'ubu, nkomoka mu idini n'iyi, noneho nkibaza icyo kibazo impande nyinshi ushobora gusanga uvuga ati kuko twaratsinzwe. Ushobora no kurangiza uti twaratsinzwe kuko mbaye specific nk'abatutsi, ugiye gukoraniriza wavuga uti nk'abatutsi twaratsinzwe kuko intambara yarabaye irarangira, igitugu kiratsindwa, ariko miliyoni y'abanyarwanda benshi ari abatutsi, iyo ni fact, barashize. Wibajije rero cyo simple ukarangiza uti nk'abatutsi twaratsinze nangwa twaratsinze, n'igisubizo ntidukwiye guca hirya no hino wavuga twaratsinze. Mureke no guca hirya muvuge muti twaratsinze kuko miliyoni imwe y'abanyarwanda benshi muri bo ari abatutsi, barashize. Ariko rero niba noneho ari uko bimeze, muri stati yacu igicaniro, ikintu cya mbere inyandikire mu gifaransa ariko ngira ngo ndashiroza mbirore, hari ahantu mu ruvuga ko mwiyemeje kurwana ideology ya ethno-racist. Dufashe rero duti twaratsinze nangwa ntitwatsinze nk'abatutsi, twamenya ko twakwemera duti twaratsinze, tutemeye rero ngo twatsinzwe, dufite ikindi dushobora gukora. Natwe ni ugupanga itsembatsemba kuko dufite ingufu zabikora. Ubwo rero
ya ntego yacu yo kurangiza iriya article ya 3 igice cya mbere twaba tutayigezeho, twaba tutayubahirije. Ubajije uti nk'abatutsi twaratsinze nangwa ntitwatsinze, ibisubizo ni bibiri: nuko twatsinzwe nangwa se nuko tutatsinze. Nuko twatsinze nangwa nyine twatsinzwe, ni ansa n'ebyiri. Iyo tuvuze ngo ntabwo twatsinzwe, nuko dufite ingufu noneho zo kwerekana ko tutatsinze. Twabikora kandi, ariko icyo gihe tuba duteshutse kuri ya nshingano twihaye, article ya 3 igice cya mbere. Turoye rero nk'abanyarwanda duti twaratsinze, jewe navuga ko twatsinze nkuko Octavia yavuze, igihe twatsinze igitugu. N'ubu hano tukaba dukora association nk'izi, hariho n'izindi zivuka zishobora no guhangana mu bitekerezo n'ubutegetsi, zikavuga ziti ubutegetsi turabubaha cyane ariko murayoba, murajya hariya. Iyo environment ikaba ihari ko umuntu ahaguruka akavuga ati ubutegetsi ni mu cyubahiro cyose tubaha, ariko murateshutse, muragira mutya, turifuza ko ibintu byakorwa bityo. Nge ku bwanjye numva twaratsinze, kuko ibintu byabyaye cya gitugu turagenda bihinduka, biragenda buhoro bitugaragara ko tubihindura buhoro buhoro, ku buryo na ya ideology yazanye n'itsembatsemba hari icyizere kigaragara ko tuzayitsinda. Aba numva rero kuri ubwo yewe ncubije icyo kibazo nk'uko mbyumvanye, navuga ko twatsinze. Ahasigaye nuko twahangana n'iriya ideology.